Nyaboneka umukobwa umusore mukundana mushobora kuba mugiye gutandukana cyangwa se hari ibimenyetso akwereka, akaba ari ibimenyetso bikwereka ko urukundo rwanyu rutazanaramba. Uyu muzange kukwereka ibimenyetso by'urukundo rugiye gusenyuka. Kuba uwo mukobwa mukundana muraziranye, rimwe na rimwe hari ibimenyetso akwereka. Ibyo bimenyetso rero bikaba bikwereka urukundo rwanyu ko rugiye gusenyuka. Muhora mubwirana uti I love you, undi akavuga ati I love you too. Ariko nanone ibi bintu nubibona uzamenye ko ari ikimenyetso simusiga. Ushobora kukubwira ko agukunda, kumbe imbere ameze nk'uri kukubwira cyangwa se anakubwira uti I hate you. Rero uyu munsi ndagira ngo mbigusobanurire, ariko ndagushishikariza gukanda subscribe niba utarayikanze kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro tubagezaho, naho njye ubibategurira nkanabibagezaho. Nitwa Aime, uhawe ikaze ku muyoboro w'abasobanutse kandi uhawe ikaze muri jimu y'urukundo. Ikimenyetso cya mbere kizakwereka ko urukundo rwanyu rugiye gusenyuka ni ugusuzugurana. Ayo magambo umugore wakubwira, ayo magambo umugabo wakubwira umukunzi wawe, uwo mukobwa mukundana, uwo musore mukundana, nubona atangiye kugusuzugura, uri kumubwira akagusuzugura, nyaboneka wa mugabo ariko nanone ujye ubanza urebe. Ushobora kuba kugusuzugura kandi ari wowe wisuzuguje mbere. Mbese mugikundana cyangwa se munakibana bwa mbere waramuhahiraga, ibintu byose warabikoraga, ariko ubu ngubu no guhaha bisigaye biba ari uko wahuruje cyangwa se ari uko wacunze mu ikofi y'umugabo wawe harimo amafaranga ukayafata. Rero umugore nagusuzugura wa mugabo we, uzamenye ko ari wowe wisuzuguje. Ariko nanone hari igihe byose wabikoze ariko ugasanga umugore ntabwo ari kunyurwa. Uwo mugore ni ikimenyetso simusiga. Ariko nanone nyine nawe niba uri umugabo ariko ukaba utagihaha, utagikora inshingano z'urugo, ukabona umugore wawe arimo aragusuzugura, jya umenya ko nyine urugo rwanyu rugana isenyuka. Hagati yawe nawe umwe afite ikosa kandi ridakemutse, urugo ruzasenyuka. Icyo ni ikimenyetso cya mbere. Ikimenyetso cya kabiri cy'urugo rugana isenyuka ni ugutendekana. Mu muhanda iyo umushoferi atwaye imodoka agatendeka abantu baramuhana, ariko mu rukundo iyo umuntu atendeka nyine igihano cyabyo, nk'uko igihano cy'ibyaha imbere y'Imana ari urupfu, n'igihano cy'urukundo cyo kwica amategeko y'urukundo ni ugusenyuka k'urugo rwanyu cyangwa se k'urwo rukundo rwanyu. Rero gutendekana nicyo ni kimwe mu bimenyetso bibi cyangwa se ni kimwe mu bintu byafekta urukundo rwanyu. Nibyo kandi hari igihe ugasanga umusore afite abakobwa batatu akundana nabo, bose bahora babwira uti I love you, nzakubwira umugore, ugasanga umutima we yawugabanyije ahantu hatatu. Ariko nyine ugasanga uko gusuzugurana yego ni kimwe, ariko nanone no gutendekana usanga hari ikimenyetso simusiga kizerekana cyangwa se kizanakwereka ko urugo rwanyu rugana isenyuka. Ikindi kimenyetso cy'urukundo rugiye gusenyuka ni ugusesagura imitungo y'urugo. Nyaboneka niba uri umugabo ugatangira kujya usesagura amafaranga y'urugo, ushobora kuvuga uti njye ntabwo aya mafaranga cyangwa se imitungo njye nta n'uwambuza kurya kuko narayikoreye. Ariko kuba warayikoreye itunze umuryango. Rero niba ushaka ko umuryango wanyu usenyuka, nuko uzagaragaza ukavuga uti imitungo reka nyikoresheho. Rimwe na ugasanga n'ibyo bintu ugiye kuyikoreshaho ntabwo ari ibintu byungura umuryango cyangwa se n'urwo rukundo rwanyu birimo biraruseduza kugira ngo rubashe kuba rwasenyuka. Jya ugerageza rero, niba cyangwa se nunabona umugabo wawe, umugore wawe watangiye gusesagura, uzamenye ko ari ikimenyetso nyacyo gishaka kwerekana cyangwa se kinaganisha urugo rwanyu kuba rwasenyuka ndetse n'urwo rukundo rwanyu. Jya ubanza ugenzure neza uriyo mpamvu ibyo bintu bigiye kugurishwa. Niba agiye kugurisha iyo samba, agiye kugurisha iyo nzu, banza urebe impamvu agiye kuyigurisha. Ese agiye kuyigurisha agiye kugura ahandi? Ese agiye kuyigurisha bigiye kugenda ute? Ni ikihe kibazo agiye gukemura? Ariko nyine nubona arimo arabisesagura, uzamenye ko ikigamijwe ari ugusenya urwo rwanyu. Kandi iyi mitungo ye yabuze, n'usanga amahoro yabuze mu rugo, ugasanga ingumi n'imigeri nibyo biri kuvuga kurusha ibikorwa byo guteza imbere umuryango wanyu. Ikindi kimenyetso kandi cy'urukundo rugiye gusenyuka ni ukutaguha keya. Nyaboneka keya ni ikintu cy'ingenzi cyane. Umugabo wawe araje, mwiteho, musuhuze, muhe ushatse wamuhobera cyangwa se ukamuha n'ibindi.
ukamwakiriza ako gacyayi, ukaba wamufasha mbese nka bimwe byo mu mico igiye itandukanye, ugatangira unamwoza n'ibirenge. Arega nabyo umugabo abikeneye. Jya ugerageza rero umugabo wawe umuhekeye, ariko nutamuhakeye uzamenye ko urukundo rwanyu rugana isenyuka, kandi nirusenyuka bitewe n'uko wamwimyekeya azavuga uti n'ubundi kinshi inyuma nkorera ibindi bigiye bitandukanye, ariko jya ugerageza uhekeya umugabo wawe. Nawe wa mugabo we jya ugerageza uhekeye umugore wawe. Akeneye kwitwaho, akeneye icyo gisuku, akeneye izo nzara, akeneye iki byose, gerageza umwiteho. Bizatuma uba umugabo w'igihangange, kandi njya numva bavuga ngo umugabo umumenyera ku mugore we. Umugabo muzima cyangwa se umugabo ukomeye umumenyera ku mugore we. Rero nanone nudaha umugore wawe cyangwa se umugabo wawe ukabimwitaho, uzakubona mwimbwa. Ikindi kimenyetso cy'urukundo rugiye gusenyuka ni ukudaguhangayikira. Nyaboneka kuba wagiye kure ugasanga umugore wawe ntari kukwitaho. Umugore wawe ari gukenera kukuvugisha, ugasanga nyine fone, cyangwa se ugasanga ntarimo no gushaka kuba yanakuvugisha, ugasanga niwo mwihamagariye. Jya umenya ko urukundo rwanyu rugiye gusenyuka. Ushobora kuba yagezeho nyine afite aho bari kumwe akavuga ati nta byo kuvugisha uranasize. Rero icyo nacyo ni ikindi kimenyetso kizakwereka urugo rugana isenyuka, cyangwa se rugiye gusenyuka, kandi gusenyuka kugira ngo rwiyubake bikazagora. Ikindi kimenyetso kizakwereka urugo rugiye gusenyuka ni ukutabwira umugabo wawe cyangwa se umugore wawe, kutamubwiza ukora, ugasanga urimo uramubwira nabi ku bintu bigiye bitandukanye. Kuba umugabo wawe akubwira uti ndashaka ko nkorera biri, ukavuga uti wowe wabyikore. Ibyo tubihuza na kiriya kimenyetso cya mbere kivuga ko usanga agagusuzugura, ariko n'ahangaha nakubwira nabi, uzamenye icyo ashatse kuvuga. Nakubwira nabi, ashaka kukubwira nabi bitewe n'ikigambo mubwiye, ariko afite icyo agamije, avuga uti reka mubwire nabi, azabona ko namuhaze arekeraho, avuga uti ntabwo ngikundana nawe. Ugasanga impamvu arimo arakubwira nabi nicyo kintu arimo arateganya. Rero jya ugerageza ubanze unarebe neza, ariko nacyo ni ikimenyetso kizakwereka ko urukundo rwanyu rugana isenyuka. Ikindi kimenyetso cy'urukundo rugiye gusenyuka ni ukutitanaho. Nyaboneka umugabo wawe akeneye ke cyangwa se akeneye ikindi kintu runaka, jya ugerageza umwiteho, umwereke, umubwire uti I love you, umwiteho. Igihe yahuye n'akabazo umwiteho, igihe cyose ameze neza umwiteho, kugira ngo abashe kubona ko umukunda bya nyabyo, cyangwa se ko mukundana bya nyabyo. Numwitaho bizatuma nawe akwitaho, kandi ntuzicuza impamvu wamwitayeho. Numwitaho ukabona ntakwitayeho, uzamureke, kuko aho kwiruka ku muntu uzamureke. Ikimenyetso kizakwereka ko urukundo rwanyu rugiye gusenyuka ni ukwirengagiza Imana. Nyaboneka Imana yaravuze uti, cyangwa se Yesu yaravuze uti mukundane. Itegeko riruta ayandi yose Imana yaduhaye ni ugukundana. Ntiwakwica mugenzi wawe, ntiwagira nabi mugenzi wawe, ndetse ntiwanasambanya mugenzi wawe, ntiwanagwihakana inda wateye umugore wawe, umukobwa wawe, uwo nyine ndavuga mukundana, umukunda. Igihe cyose ukunda umuntu umukunda mu bibi no mu byiza. Jya ugerageza rero wimike urukundo, nurwo Imana idushakaho. Rero ntukirengagize Imana bitewe n'iyo mpamvu. Ikindi kimenyetso kizakwereka ko urukundo rwanyu rugiye gusenyuka ni ukuba utarakanze subscribe kuri ino YouTube channel twitwa Aime Heart. Kuba utarakanze subscribe uruguhomba byinshi, ariko nanone nyine ni ikosa, kuko urukundo rwanyu rushobora kuzasenyuka bitewe n'uko utamenya amakuru. Kuba utaramenya amakuru y'amategeko y'icumi y'urugo, ngo umenye ngo urukundo igihe cyangwa se urwo rugo igihe ugiye kurwubaka bisabiza iki ngiki cyangwa kiriya, ahubwo ugasanga wowe gushaka kurwubaka nk'uko ubibona muri filime, kandi bisaba amategeko. Ayo mategeko twabagejejeho amategeko 10 y'urukundo, amategeko 10 yo gutereta. Ese twabimye iki? Ahubwo wowe wageze kuri YouTube channel aribwo bwa mbere, wibuke kandi na subscribe kugira ngo utazajya unacikwa n'ibiganiro tubagezaho. Ureke babandi baza bakubeshya bakubwira ibishego. Twe ntabwo tuvuga ibishego, ahubwo tukwereka uko ibintu bikorwa, tukwereka uburyo ki ushobora gukoramo imibonano mpuzabitsina n'umugore wawe bigatuma bigenda neza.
ukarekana na ya miti yongera akanyabugabo ahubwo ugakora ibintu bizima. Izo video turimo turazibategurira, ariko nawe ukeneye kwamamaza watwegera tukareba ibyo ari byo. Nge wabateguye kino kiganiro nitwa Aime, mwakoze kureba ino video.